gira iti Aurore nshuti yanjye nabonye ibiganiro byawe none ndifuza ko Hey guys mumeze mute mumeze neza nanjye meze neza ikaze kuri Aurore TV show kara kagaruka gahunda ni ya yindi tubice bicike guys bambwiye ko ndi kuvuga nabi ariko ni grippe ni grippe ndarwaye muranyihanganira nshuti zanjye rero munaze kwihanganira iyi video kuko nyikoze nimugoroba please nyikoze nimugoroba kubera inshuti zanjye kubera ko mbakunda bagomba kubitaho kugira ngo tubashe gusangira ibitekerezo twungurana inama ku bintu bya bitandukanye ntabwo ndi butindi inshuti yanjye rero imaze kumpamagara iragira iti Aurore nshuti yanjye nabonye ibiganiro byawe none ndifuza ko wangira inama ati nguteze amatwi ese urashaka ko nkugira inama yihe nambwira ati nanjye mfite ikibazo ngira ngo ungire inama umfashe rwose kuko byancanze ndaremereye mu mutima gerageza kwihangana bikanga ariko ngira inama yenda wowe wabigenje gute ese nakora iki ndamubwira ati mbwira guteze yombi tubisangire numva yenda nakugira inama ukanyurwa ni sawa cyangwa se bizane kuri Aurore TV show abavandimwe n'inshuti babashe nyine ko dusangira ibitekerezo. Umuvandimwe rero yambwiye ati afite umutware cyangwa afite umugabo ni umumama afite umugabo ufite ubumuga ariko umuryango we ngo waramwanze umuvaho none urimo uramusaba ngo muri bino bihe ari mu bihe bibi ku buryo arimo arawukenera bakamubwira ati rero turaguhitisha urareka uwo mugabo wawe uze udusange cyangwa se mugumane utwibagirwe none uwo mubyeyi byamucanze ari kwibaza agira ati se kiga umutware wanjye dufitanye abana twabanye dukundana ibyo byanamubayeho nyuma musige cyangwa se umuryango mwihorere baba we numvise gikomeye pe nshuti zanjye numvise gikomeye hari igihe umuntu akubwira ikintu kigoye niyo mpamvu namwe nkibazaniye uyu muvandimwe tumugira inama tumufashe kuko arakomerewe kano kanya isaha n'isaha ashobora gusenya kandi bitamuturutseho urumva ego ubwo rero umuvandimwe duhinduye location mutubabarire kubw'impamvu ntabwo harimo harabona neza urumva umuvandimwe akimbwiye nijoro ariko ndavuga tukubye akagenda kose birakomeye tugomba kumugira inama ese mu by'ukuri ariko umutware wiwe babanye bakundana bumvikana bubahana ku bw'ikibazo yagize akaba afite ubumuga nyine akoze accident ukuguru kuvaho urumva mu by'ukuri nimba yarakoraga urumva akazi karahagaze yego ushobora kwibaza none se abantu bafite ubumuga ntabwo barakora pe ariko biterwa n'akazi wakoraga sibyo none se ni urugero nyine biterwa n'akazi murabyumva ntabwo muri abana ntabwo mwumva mu bwonko mu by'ukuri icyo nshatse kuvuga ni uko akazi kiwe uwo mutware yakoraga kahagaze ku bw'iyo mpamvu kano kanya rero kaba bari mu buzima bubi none umubyeyi akaba avuga ati biranze ariko noneho ahantu nari mfite bamfasha bari kunsaba ko ndeka umugabo wanjye nyine nkabasanga nkamusiga ese ari we wabigenza gute ngewe rero nshuti zanjye ngiye kubabwira uko ngewe namubwiye ubwo nawe urandika igitekerezo cyawe muri comment wowe urandika wowe uko ubyumva ningiye kukubwira uko mbyumva niba atari byo wowe wandika ibyawe sibyo kuko tuba twese kugira ngo duhuze ibitekerezo nanjye ntabwo nzi ibintu byose ariko niduhuze ibitekerezo turafasha uwo mubyeyi
turebere hamwe icyagira gute cyakorwa. Njye rero namubwiye ko nta mpamvu n'imwe afite yo kuba yasiga umugabo wiwe ngagende. Ndamubwiye ati urwana ha babiri, urwane ku muryango wawe, urwane ku bana bawe, ubarwanire ishyaka, wimusiga mu bibazo, wimusiga mu kigeragezo. Ngewe niko mbyumva, wowe se urabyumva gute? Nawe igitekerezo cyawe uracyandika. Njye niko mbyumva, njyewe ndumva atasiga umuntu wiwe nimba ntacyo yamwimye akaba atarigeze amusiga. Guys, ko turi abantu ku mubiri byawe udatse, ese ariwe bibayeho? Ariwe bibayeho yakwemera ko umugabo akamusiga, yakwishima? Ese uwo muryango wari kumubwira ngo namusige umaze kubona ko umugabo amutaye kuri agize icyo kibazo, ntibababara? Rero baravuga ngo icyo utakwishimira gukorerwa, icyo wumva utakorerwa nyine, sibyo? Ntukagikorera abandi. Guys, uko ubyumva ntabwo nza gutinda. Wowe twabanye kuri Aurore TV show, urandika ugira inama uyu muvandimwe, uyu mubyeyi, ese ariko umutware wiwe asanga ababyeyi gusa akantu nabwira uno umuryango umeze gutya, wa muryango wowe umeze gutyo, wowe utekereza gutyo, ukumva ko nyine ukikunda gutyo, ukumva ko ikibazo nimba kibaye ku muntu ari uko wafata umwanzuro, uribeshye, kuko nawe ntuza ejo uko bizaba bimeze. Okay, wowe twabanye kuri Aurore TV show, wakoze, turagushimira. Wowe utarakora subscribe, yikore nukuri, share na comment, ni ingirakamaro. Inkunga zanyu ni ingenzi hano kuri Aurore TV show kugira ngo ibashe kuzamuka kandi ibashe gutera imbere nk'uko tubyifuza. Murakoze rero, ndabakunda cyane. Bye bye.